ikikora, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niyigira ikikora ikakirema ikagikomeza izina ryayo n'Uwiteka. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhanije utamenya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije ibyiza byose bituruka ku Mana. Tugiye gukomeza tuganira ku ijambo ry'Imana tubona mu Itangiriro igice cyaho cya 37 guhera ku murongo wa mbere. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse yaragiranaga na bene Sintama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu amukunda birusha ibya bene se bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yosefu arota izindi nzozi azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera se na bene se, baramucyaha. Aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Ndagira ngo tuganire ku guhangana, kurwana n'umwuka ushaka kwica inzozi zawe. Kuko mu byibuka inyigisho z'ubushize twaganiriye kuri uyu mwuka, tubona ko ari umwuka uturuka kuri Satani, kandi Satani nta cyiza aba yifuriza umuntu. Uyu munsi rero nkuko nari nabibasezeranije, turaganira ku muntu wahanganye n'uyu mwuka kandi akawutsinda. Uyu mwuka nubwo ari umwuka uturuka kuri Satani, kandi Satani aba awuherekeje, ariko ni umwuka utsindwa, ni umwuka umuntu ashobora kurwana nawo akawutsinda. Yosefu yari afite inzozi, murabizi, yari afite inzozi kandi twanabisomye, ariko agira intambara zikomeye zigamije kumwica, zigamije kugira ngo inzozi ze zitazasohora. Yosefu yarotoreye bene se inshuro ebyiri z'inzozi yagiye arota, ngo abona bose bamwikubita imbere. Ndetse inzozi za kabiri zivuga na se ahari, ise arazisobanukirwa, aravuga ngo ariko ubwo jyewe na nyoko na bene so tuzaza tukwikubita imbere. Bibiliya itubwira ko bene se baramwanze. Turebe ibyo bene se bamukoreye bigamije kwica inzozi ze. Wakwibaza ngo aba bantu babikoze ese bari bafite uwuhe mugambi? Mu by'ukuri umugambi wabo wari umugambi wo kurwanya Yosefu, wo kurwanya inzozi za Yosefu. Abantu benshi hari igihe Satani abakoresha batabizi, ariko iyo ari inzozi z'Imana nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Tubonye ko ngo bakoze inama, Yosefu yari yagemuriye bene se, bakora inama baravuga bati, reka tumwice turebe ko inzozi ze zizasohora. Aha hari ikosa Yosefu yakoze. Ubundi izi nzozi ntabwo yagombaga kuzinyanyagiza muri bene Biruha na bene Zirupa. Aba ni bene se, ariko batari bene se mu nda ya se na nyina. Navuga ko n'abana b'abakeba, n'abana ba mukeba bari bamufitiye ishyari. Rero uyu mwuka w'ishyari ni umwuka wica inzozi. Inyigisho y'ubushize twabonye ko uyu mwuka winjiye muri Kayini yica Abeli, ariko
uyu mwuka wageze muri bene se wa Yosefu, bashaka kumwica birangira batabishoboye. Icyo bakoze cya mbere nuko bakoze inama yo kuvuga ngo mureke tumwice turebe ko inzozi ze zizagira gute zizasohora. Bakoze inama ariko birangira Imana ifashije Yosefu. Impamvu izi nzozi za Yosefu zasohoye nuko Yosefu yari yaziroteshejwe n'Imana. Hari abarota inzozi ku giti cyabo, umuntu akavuga ati nifuza kuzaba iki, nifuza kuzaba iki, nifuza kuzaba iki, shaka kuzaba iki mu buzima bwanjye. Ibyo ngibyo mu by'ukuri Imana nayo irabishyigikira, ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Ariko hari n'ibyo Imana ikora ubwayo, iyo ubwayo ikavuga ngo uzaba iki. Aho rero Bibiliya igaragaza ko naho abantu bahaguruka, naho imbaraga zingana gute zahaguruka, ntacyo zatwara izo nzozi. Aha Yosefu rero tubona ko bamujugunye mu cyobo. Intambwe ya kabiri nyuma yo gukora inama, bamujugunye mu cyobo, bakimutamo, ari bene se bakimutamo. Ajya mu cyobo akijyamo bagamije kugira ngo bamwicire inzozi. Yaje kuhava kubera Imana, ajyanwa mu gihugu cya Egiputa, ajya ku muntu witwa Potifari, bamujyana mu rugo, ahahurira n'undi mwuka ukomeye washakaga kwica inzozi za Yosefu. Murazi ko yabengutswe na nyirabuja. Nyirabuja aramubwira ati turyamane. Yosefu ariyangira. Nyirabuja ngo akajya ahora bimubwira, ariko Yosefu yarazi ko umunsi yakoze icyaha, umunsi yasambanye, inzozi ze zahita zipfa burundu, bikabirarangiye. Hano rero Yosefu yarwanye kigabo, umugore ngo akomeza ashaka ko amuta mu byaha by'ubusambanyi, Yosefu aranga, birangira Yosefu anesheje. Ariko nanone hinjira undi mwuka umujyana muri gereza kumubabaza. Uyu mwuka waramubabaje igihe kinini, ariko Yosefu akomeza kwiringira Imana, akomeza gukiranuka. Isomye mu Baheburayo igice cya mbere numva ari umurongo w'9, havuga ko kuko yakunze gukiranuka, haravuga kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, no cyatumye Uwiteka Imana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikurutisha bagenzi bawe. Yosefu rero yakomeje gukiranukira Imana. Icyanyuma Yosefu muri gereza ntabwo baramwibagiwe, yaribagiranye. Yaje kurotorera inzozi umuntu bari bafunganye, aramubwira ati uzanyibuke. Nagira nkubwire ngo inzozi, niba hari inzozi ufite, Imana ubwayo niyo izazikugezaho. Nta mwana w'umuntu wabikora, Imana ubwayo niyo ishobora kugira icyo ikora. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo niyo igira icyo ikora, ikakirema, ikagikomeza, izina ryayo n'Uwiteka. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhanije utamenya. Yeremiya 33:3. Imana niyo ibasha kukugeza ku nzozi zawe. Yosefu rero yaje kwibukwa n'Imana ubwayo binyuze mu nzozi Farawo yarose, habura umuntu uzimusobanurira, baza guhamagara Yosefu, bamukura muri gereza. Amaze kuzisobanura, bamuzamura mu ntera, aba umuntu ukomeye. Bene se baje kumwikubita imbere nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, kubera ko yahagaze neza, arinda umwuka washakaga kumwicira inzozi. Wakwibaza uti uyu mwuka wari ugiye kumwicira inzozi ni uwuhe? Mu by'ukuri kiriya cyaha cy'ubusambanyi iyo agikora, inzozi ze zari kuba zirangiye, byari kuba birangiye, nta cyubahiro ari kuzabona, ntabwo yari kuzazamuka. Muri make ubuzima bwe, filime yari kuba yizinze. Ikindi iyo Yosefu ananirwa kwihangana, kugira ngo uzagere ku nzozi zawe biragusaba kwihangana cyane. Abaheburayo igice cya 10:3-6 haravuga ngo kuko ukwiriye kwihangana, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe nizo nzozi zawe. Komera rero, wihangane, wirinde, ukiranuke, wizere Imana, igihe kizagera ugere ku nzozi zawe. Yosefu rero icyo twanamushimira, anageze kuri uriya mwanya yitwaye neza, ntiyitura inabi bene se, aba umuntu w'Imana, kandi Imana imugira neza. Nagira ngo nkwifurize kuzagera ku nzozi zawe. Ariko icyo usabwa ni iki? Twasomye mu nyigisho zatambutse ijambo ushaka kugarukaho riri mu rwandiko rwa Petero rwa mbere ibice 5 umurongo waho 8 n'uwa 9. Harimo ijambo rivuga ngo mumurwanye mushikamye, wo ni Satani, mufite kwizera gukomeye. Kugira ngo ushobore kugera ku nzozi zawe ugomba kurwana na Satani, kandi Satani tumurwanisha iki? Intwaro z'Imana. Byanditse mu Efeso ibice 6 hagaragaza intwaro z'Imana.
harimo gusenga, harimo kwizera, harimo gukiranuka, harimo kuvuga ubutumwa bwiza, harimo aho rero nuhagarara neza ukizera Imana ugakomera ku kwizera kwawe, igihe kizagera wicare mu nzozi zawe. Birashoboka ko uri umukobwa, rwana intambara nziza, iby'Imana yakuvuzeho uzabyicaramo. Waba uri umusore, rwana intambara nziza, igihe kizagera wicare mu nzozi zawe. Uri umugabo, komeza urwane intambara nziza. Uri umudamu, rwana intambara nziza, igihe kizagera wicare mu nzozi zawe. Uriya mwuka rero ndagira ngo nkufashe gusenga. Birashoboka ko muri iyi minsi bene Zirupa bashobora kuba bakumereye nabi, bariya bene Zirupa, bene Biruha, bariya bene wabo na Yosefu. Uriya ni umwuka, mu by'ukuri bariya abantu nubwo batakiriho, ariko uriya mwuka w'ishyari ubuhari mu miryango, ubuhari hirya no hino, ubuhari abantu badashaka ko abantu batera imbere, abantu bagira aho bagera, ugasanga abantu barahagurutse. Senga Imana, wizere Imana, ukiranuke. Birashoboka ko nawe hari umwuka wa muka Potifari, umwuka w'ubusambanyi uri imbere yawe ushaka kugira ngo uguture mu byaha, kandi ukabona nta hantu wawukwepera. Ariko hagarara neza, uhagarare uhamye Imana, Imana izakugeza mu nzozi zawe. Reka dusenge, kangufashe dusenge Imana. Niba wizeye bikubere uko wizeye. Imana niyo kwizerwa. Paulo yaravuze ngo iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Hagarara neza, wizere Imana, utere intambwe zo gukomeza kugendera imbere y'Imana. Imana izagusohoreza inzozi zawe. Dusenga. Imana yacu, turagushimiye, umugisha iri jambo ryawe mu mitima y'abaryumvise, kandi abantu benshi bafite inzozi ariko Satani washaka kuzica. Niyo mpamvu dusenze ngo uyu mwuka wica inzozi z'abantu b'Imana utsindwe mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvise kandi kubikoze neza, kubwa Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Amen.